A story. We were just teenagers. Keve Tering. Twisanze muri class imwe ubwo yari nge John, Kenny, Paul na Nicholas. Twisanze duhuje vibes ubundi duhita tuba kuru. Urumviye kuru yari hafi kumara imyaka 3 yose. 3 years together. Because twari muri senior 4 tugomba kugera na senior 6 in the same class kandi twari dufite the same faculty. Ku rundi ruhande hari indi kuri y'abakobwa nabo aribo Jessie, Denise, Darina na Dana amenakazi. Nabo ku rundi ruhande baje guhuza babakuru bumvaga bashaka gukora nziza bahorana hafi. It was a fresh start for everyone to start a level of high school. Of course, everybody was so excited thinking of having a fun and meet a new friends to spend the whole 3 years of A-level classes with. Ubwo njewe na crew yanjye as normal for the boys, twari dufite amatsiko ya relationships tuzagirira, dufite amatsiko yo kubona abakunzi no kubona inshuti nyinshi z'abakobwa. Okay, let's start with Kevin's love story. Joining this high school was my first starting kuko numvaga nshaka kumenya handi hantu no kumenyana n'abandi bantu bashyashya nkagira inshuti nyinshi kandi nziza. Numvaga mfite inyota yo kugira a stable relationship. Of course, I was young of 16 years old. But nashakaga gukunda no kugira ibihe byiza kuri yo high school naringiye kumaraho like 3 years. My previous relationship ntabwo zarambaga kubera ubwana no gutinya abakobwa. So I was so excited to experience loving someone beautiful and someone who cares, someone who loves me back too. Nibwo naje kwisanga ndi muri yo kuru abagenzi banjye twahuje tukigera muri class bwa mbere. And by the way, we really had an amazing moment there. Muzajya namubyumva muri series story, I'm telling you. Muri senior 4 byari byiza umuntu atangira kumenyana mu kigo, umuntu amenyana n'abandi banyeshuri nk'ibisanzwe. But to be honest about loving someone, girls barankundaga, bamwe twigana bamwe tugakundana, ariko nimbi feeling neza. Something was still missing around. Nyine numvaga atari bo nshaka, hari ikintu kibura nyine mu mutima cyo guconnecta nabo, ariko nakomezaga nishakamo muri nje icyo kintu kibura kugira numve nyuzwe. Ni mu byukuri nyine ntabwo nari nagahuye n'uwo duhuza ngo imitima iconnect. Finding my soulmate. Starting class of senior 5, it was a beautiful evening. Ubwo nagarukaga ku ishuri nuko nkigera mu kigo. Of course, crew yanjye ariyo John, Kenny na Paul, Nicholas na James bari bahagaze imbere. Sanga banegereje ngo tujye muri lefe nk'ibisanzwe kujya ibyani mugoroba kuko bari babizi ko ndibuze at that time. Njewe nibwo nari ndi kuza ku ishuri mwana mvuye muri vacances. Nakundaga kuza ku ishuri hashize like 3 days batangiye amasomo, and that day was on Wednesday evening. Nuko nkiyagera ku ishuri nahise nshaka bagenzi banjye kuko yari mu masaha yo gufata ifunguro rya nimugoroba. Abanyeshuri bose bari bahageze hafi ya refe bategereje kwinjira ngo bajye kurya. Mbese hari akavuyo k'abanyeshuri bahasanzwe ndetse n'abandi bashyashya bose urumva bategereje byo kurya. Nuko bagezeho ndabasuhuza, ndangije kubasuhuza bahita banyakiriza inkuru yuko mu kigo hajemo abakobwa beza cyane b'abarokrasa. Ndavuga aba newcomers n'abandi bashyashya bari baje gutangira muri senior 4. Nuko mpita mbabaza ni, come on guys, come on. Murabura kumbaza amakuru yo muri vacances uko byari bimeze, nuko byari byifashe ngo namwe mumbwira yanyu mukanyakiriza inkuru bro. Guys, come on.
ariko dusekamo gake ubona ko nyine twishimye. Nuko ndababwira ni ngaho ni mu ndabure nyine tumubwire ko ayo makuru nanjye nihera ijisho nawanga ibyiza birora. Tayari bo abari bamaze no kumenyana na bamwe muri bo, harimo n'uwo bose bari basariye. Nuko banyereka groupe yari ihagaze inyuma yacu bati reka mani reba bari abana bahagaze inyuma yacu. Do you see? Nuko nkihindukira ngo ndebe abo bana bari bari kunyereka, nuko accidentally whatever mpita amaso n'umwana umwe umukobwa uwo ngo bari basariye. Her name is Darina, and to be honest niwe twahise duhuza amaso nawe, ariko ndeba mpita nongera ndihindukiza nyine just as a gentleman. Namukubise amaso, umutima uhita utera cyane, mpita numva ntazi uko mbaye, kuko she was so pretty with a pretty face and smile, kandi yanasaga neza byatari. I'm telling you the truth. Nuko mpita mbaza John, ni aba bana se ko barenze man? Do you see them? James aransubiza ati aba bana ubonye turi kurira no kuri table imwe bro. I was like, what the hell? I asked myself, what's going on? Gusa kuri table hariho umujama witwa Tony, wari wamusariye byatari kuko yaranamuzi ku kindi kigo bizeho bombi. Mbese yari yashyushye byatari ashaka kumutsindira. Urabizi nawe byaba bajama muri high school. In a meantime niko twageraga kuri lefe ngo twinjire tujye kurya, kuko hari akavuye abantu bivanze n'abashyashya. Mwahitaga mukora table y'abantu 10 mukinjira mukajya. Ako kigo cyacu mu gutangira igihembwe wasangaga wazaga wambaye uko ushaka, ntabwo byari itegeko kuza wambaye uniforms uretse abashyashya. Nge rero nari naje nkerereweho iminsi 3 kandi zaniyambariye bisanzwe bitari uniforms. Birumvikana that time ninjye utari wambaye uniforms muri crew yanjye. I was looking good mu myenda itari ishuri. Uko twinjira tujya kwicara kuri table, gusa nsanga yuzuye, arumva yari yuzuye abantu 10. Nuko dukuraho umwana umwe wari muri seniors zo hasi witwa Pira, kugira ngo nibonera akanya naye nicare. Nari nicaranye na Tony, umwe wari wasariye Darina afite umunwa byatari. Nuko ahita avuga ati hey table, mfite igitekerezo. Ndabona twicaye nabi pe. Ubwo twari twicaye ku ruhande rumwe ari abakobwa gusa, urundi ruhande ari abahungu gusa. Nuko Tony azana igitekerezo cy'uko twakwicarana tukivanga, abakobwa bakaza ku ruhande rw'abahungu, nuko n'abandi bahungu bakivanga ku ruhande rw'abandi bakobwa. Nuko twese turavuga ati that's a good idea bro, icyo gitekerezo ni kizima kabisa. Nuko tubigenza gutyo, abahungu 2 bajya ku ruhande rw'abakobwa, nuko abakobwa 2 nabo baza ku ruhande rwacu rw'abahungu. Nuko yamana idahumbya ireberera abana bayo, Darina aba ari we uza kwicara hagati yanjye na Tony. I was so excited to just listen to her voice. Nari mfite ikintu kitwa amatsiko menshi nshaka kumva ukuntu avuga, kuko yagaragaraga nk'utavuga amagambo menshi. We nyine yaramwenyuraga igihe bavuze ibintu bisekeje, ariko uw'abandi nta comment abiteraho, ukabona yiturije. Nuko Darina araza twicara hagati yanjye na Tony. And as a gentleman nari mfite gukora igishoboka cyose amushotora nyine kugira ngo avuge. Nuko ndamusuza, ariko nkajya mbona Tony yashyushye ari kumvangira adashaka ko Darina akomeza kumvugisha. Mbese yari yafushye mukono, mbese rero yari yuzifu ritangaje kubera ukuntu nyine we atara sawa nkamwitayeho. Ariko wibuke ko hanze bamunyereka twari twahuje amaso, kandi nawe yarandebaga kuko
narahindukiye duhita duhuza amaso ijisho rye mbese turebana kana ko mu jisho nuko ndamusuhuza ndamubwira nti hey, aransubiza ati hey. Ndamubaza ni njye nitwa Kevin, nsanzwe niga hano, niga C5. Nawe ati nanjye nitwa Darren, ndi mushyashya hano, naje muri S4. Nuko Tony aba arisajije ararakara, nuko abwira Darren, none se kuri kuvugisha uwo mutipe kandi ari njye waguhamagaye, munze nguze twicarane hano. Nyine Tony yafushyemo yirakaje kubera ayabonaga Darren atamwitayeho ari kunyiganiriza. Nuko Darren aramusubiza ati ntabwo ari wowe wanzanye kwicara hano, ariko njye naje kubera uyu mutipe. Ako kanya sinamenye ibyakurikiyeho, nahise numva goosebumps zizamutse mu mubiri wose, umutima wanjye ni wow, is this happening or I'm dreaming? Mu by'ukuri nahise mvuga ni uko bisa kose uyu nguyu ndamufite. Of course, I got you. Ni nabwo bwa mbere nari mbonye umuntu wiyumva uko nanjye niyumva, kuko deja nawe yari yamaze kunkunda akimbona duhuje amaso tukiri hanze. That was the love at first sight. Nuko akimara gusubiza Tony gutyo, tebo yose iba iramwanjamye, iramuserereza, araseba. Kuko ibyo nuko ibyo bivamo dukomeza kwiganirira njye na Darren, twibwirana, mubwira mu rugo, nawe yambwira mu rugo iwabo, ariko ngenda nshiramo utuntu tumusetsa, tukajya twisekera gake gake, twinjoying iyo moments. High school yacu yari Christian school, nuko mu kuganira cyane dusanga twese turi aba pastor kids. Ibyo bikomeza kugenda biduhuza, bituma tugenda twisanzura naho tunasangira mu gake gake. To be honest, I was already far for her. She was too for real. Gusa nabonaga asa nk'umuntu utuje, udashaka kugira icyo yangiriza muri iyo moment. And her girls was gasping, bavuga bongorena bati ese Darren nanoneho ko yitonze cyane byamugendekeye ute? Bati nyamara ashobora kuba yakunze. Nanjye mu mutima ni this must be what was missing in my life. Natangiye kwiyumvamo ko ari we nari ntegereje kugira ngo numve noneho nuzuye kandi nyuzwe. Muri uwo mugoroba twarangije kujya dutinze, urumva nuko table yacu bayiha ibihano byo gukoropa refi. Nuko mu gihe bari gukoropa abandi baduha umwanya tuba twiganiriramo, kuko nyine byari byarangije kugaragarira abandi ko ari ikintu kirimo hagati yacu. Nuko turangije byose habaho ko twese tujya muri class, numva amasaha ageze. Nuko nyuma naratandukana nawe, ndamubaza ni ejo twakongera tugahuza tukabonana se? Ati yego uzambona. Ati ahubwo wowe ntuza sinzakubura, kandi thanks for welcoming me muri high school. Ndumva nishimye pe, niko yambwiye. Ndamubwira ni don't worry, wagize mu maboko meza, ubu urashinganye. Nuko twese tujya mu maklase muri etide ya nijoro. Kevin continuing telling, mu by'ukuri I don't stop thinking about her pretty eyes, smile and pretty face too. Nari namusariye kandi nawe yarasa nkaho abirimo, kuko she seemed happy she was with me. Yabaga tuje, ubona ko adashaka kugenda. Iminsi yakomeze kwicuma, tugenda tuganira cyane, adukorana n'amayitide turi kumwe, ari nako tubwirana ibyo dukunda ku mpande zombi. Urumva tuza no kubwirana ko dukundana, tuba official couple. Next days twarushijeho gusara no gukundana cyane, especially me, natangiye kumukunda cyane. Wa crazy nuko abajama bageragezaga kumutereta, yahitaga babwira ko akundana nanjye. So ibyo bigatuma ndushaho kumuha umutima wanjye cyane. Kuri yanjye yari yarakonfirmye, even na whole school byari byaramenyekanye kandi banakunda kapo yacu. I won't forget one of her girls
Her name is Belize. She really loved our couple and she was so supportive. Yakundaga couple yacu. Naburaga Darren agahita ajya kumuzanira. She was so crazy about us. Ariko it didn't last, byaje kwivangamo umuntu. Byose birangirika. A story of a guy who spoiled everything and bring me in tears. There was a guy witwa Jody. He was a church elder and a student too. Yari amaze iminsi aganira cyane na Darren, but it was okay with me. Nta kintu nabikomantinga kuko I trusted Darren too much. Kuko yambwiraga ko ari a brother we, ngo kera bari our neighbor when they were kids. And it was okay with me, like as I said before. Gusa inshuti zanjye, I made my crew, barambwiraga ati, Kevin, be careful, your baby is having fun and spend a long time with Jody. Then nabibaza wa Darren akambwira ko nta kintu kirenze baba barimo koza. Baba biganira kuri story zabo when they were kids. And that was not a problem at that moment. I was okay with it, really. It was a normal day, twishimiye relationship yacu duciringa like normal too. Uwo munsi at night twese ikigo hari gahunda yo kutwereka Miss Rwanda. It was a fan of Miss Rwanda show. Twari twashyushye nge n'abahungu banjye, twapanze kuba twifunze neza n'amakapo yacu. And we did communicate with them. It was an official map. Niyo gahunda twari twihaye. And then tubanza kujya gufata amafunguro y'umugoroba nk'ibisanzwe twese turi kumwe. Twishimye duciringa, duseka mukonga, duteramo n'amabrag kugira ngo amasaha agere ya Miss Rwanda show. After taking dinner twarasohotse, dutegereza hafi ya sare twari buze kureberamo iyo show ya Miss Rwanda. Dutera nyine story n'amakouple yacu. Hashize like 10 minutes, haza umupeti ushaka Darren ahita amubwira ngo hari umuntu uri kugushaka Darren. Nuko Darren amubwira ati uwo ninde unshaka? Umwana aramubwira ati ngo ni Jody ugushaka. Nuko Darren ansaba uruhushya arambwira ati babe please reka njye kumva ibyo ambwira like 5 minutes. Namubwira ni okay, it's fine, you can go, gusa ntutinde dore unsize ibyapa. Kuko buri wese yari ari kumwe n'umukobwa we Nicholas, yari kumwe na Pfufu, Paul yari kumwe na Dana. Dana was the best friend wa sheri wanjye Darren. Ken nawe yari kumwe na Maneke, bari bahararanye muri iyo minsi kuko Ken yagiragamo ibintu by'ubwoba. By the way, byaje kurangira Ken akundanye na Dana turi gusoza high school. Ibi bizaza muri next story igihe tuzaba tugeze kuri Ken. Back to the point, nyine n'abandi bose bari kumwe n'aba baby babo bitegura kwinjira bakicarana. Urumva Darren yaransize ibyapa, yari nsigaye njenye naho, ariko it was okay kuko yari yansabye uruhushya kwa 5 minutes. Nuko Darren aragenda mumeza guciringa n'abana hamwe na Paul, Nicholas n'abakini, ariko Darren tubanatinze ukuntu. Nuko nangira guhinduka, numva nyine sinzi ukuntu ndi kwiyumva kubera twaramaze guhuza imitima. Of course nahise niyumvamo ko hari ikibazo. Nuko Dana nawe abonye uburyo mise minduka ahita nyegera arambwira ati reka dutegereze wakanya gato ihangana, kuko already abanyeshuri bari batangiye kwinjira muri sare na TV bayicanye. Hasigaye kuzamo irushanwa rya Miss Rwanda. Urumva twari twapanze no kwicara imbere mu mwanya myiza, ariko kubera kuguma dutegereje Darren byahise bihinduka bad moment. Hashize 3 minutes dutegereje Darren, nuko dutangiye kurambirwa, duhita tubabona we na Jody bagiye kwinjirana muri sare. I was like damn,
what's happening. Nahise nikanga mba shocked byatari, numva mbuze imbaraga zo guhagarara. Maze Dana wari best friend and close friend wa Darina bibonye ukuntu mbaye shocked and calm, ahita azenga amarira mu maso ararira. Nuko ahita avuga ati Darina ndamwica, ni gute yakora ibintu n'ukuntu twari twiteguye neza uko turaba tumeze muri Miss Rwanda. Mu by'ukuri ubwo buryo nyine nawe byamubabaje akanarira, byanguze ku mutima. Nuko nta feelings twari dufitanye za love, mvugishije ukuri yaba zari zihari atari kumwe n'abakeni, ubanza yari guhita anyihanganishiriza kiss, kuko she was so sad for what was happening to me. Nuko nyine Darren na Jody barinjiye bajya kwicarana. Nuko njyewe ibya Miss Rwanda byahise bimva mu mutwe, mpita nisohokera nyine tunigira kwiryamira. Nuko Dana bayambonye aramvumbura, nuko ahita ambwira ati no, ngwino tujye kwicarana turi batatu ntaribi. Mbanza kumwangira ariko arahatiriza, arambwira ati I beg please. Nuko ndemera turagenda kwicara muri sare nyine tukinjira. Abanyeshuri bose barahindukira bakajya bandeba ahantu nicaye, kuko nyine bari bazi ko nkundana na Darina, banakunda kapo yacu nyine. Nabo bari babaye shocked ukuntu Darina ati icaranye nanjye ako kanya. Ubwo nyine byarababaje, barakariye Jody, abandi nyine bandeba cyane ukomeze. So I didn't help it to stay there. Nahise ncunga Dana yarangaye na Ken, mpita nisohokera njya kwiryamira. Breaking up with Darina. Mu by'ukuri Darina naramukundaga byatari kandi nawe yarankundaga, ariko sinzi ukuntu byagenze ngo Jody amugiye umutima. I was into her and she was into me too, for real. Kiva muri sare nahise njya kuryama mbabaye, numva umutima wagira ngo urimo imisumari, ndi kubabara byafo. Ngira Imana mbona ibitotsi ndasinzira. Then mu gitondo kigeze mbyutse nongera bitekerezaho cyane, nivugisha mu gake ukuntu Imana yamfashije ngasanga ibi byose ari inzozi koko. But it was for nothing. Ibyari byabaye byari byarangiye, but I was already broken. Nahise niha courage nk'ibisanzwe, nditegura na bagenzi banjye tujya kwiga. Ariko nyine niga ndi gutekereza ibintu byinshi, numva nameze neza n'umutima uri konjya, nababaye cyane. Ubwo nahise nibera calm. Bigeze ku mugoroba tuvuye gufata ifunguro ry'umugoroba nk'ibisanzwe, twahitaga duhura, gusa nabonye ataje mpita mutumizaho ngo aze tuganire. Nuko Darina azaho nari dushaka classe izimije ngo tujye kubiganiraho. Nuko turinjira turicara, gusa nabonaga afite isoni n'ikimaro. Maybe she was feeling bad for what she did, but she wasn't feeling sorry because of what she replied to my second question I just asked her. Nabanje ndamubaza ni Darina urankunda? Aransubiza ati yego ndagukunda. Nuko ndamubwira ni Darina why this? Ni kuki wadukoze? I mean wankoze biriya bintu. Nuko mpita mubwira ni Darina I'm a boy of a soft heart. Nukuri njyewe nigira umutima woroshye. Nakubwiye kenshi kugabanya guhura cyane na Jody, urananira ati ni brother wawe. Rero Darina njye ndumva ibintu twabihagarika, niba udashobora kureka Jody, ibintu byacu by'urukundo tukabivamo burundu. This is for real. Ibintu byo namubwiye byanyabyo. Nuko aransubiza ati niba ariko wabishatse ntari, yaba kuko yarankundaga kandi a feeling sad and sorry byari yarayakoze, yari guhita nsaba basi imbabazi akambwira ko atazongera. Nje nk'umuhungu nahise mbyumva ko we na Jody bapanga. Ako kanya mpita mubwira ni Darina Mary urakoze cyane,
mpita mpaguruka ndisohokera nawe arasohoka mpita nikomereza kuko nari mbonye atakinkunda cyane nka mbere ko bishoboka ko asigaye yikundana na Jody. Gusa nasohotse nasaze mu mutima ariko ndikaruma kugira hatagira ubibona, hatekereza ni ase ubu sinaba mpubutse koko. Nuko narangizanyije na Darren gusa kuri coveringa byarangoye byatari kuko numvaga bitandimo bingoye cyane. Guhera icyo gihe sinongeye kuvugana na Darren kuko ntabwo nabashaga kubishobora, kuko nawe ntiyabashaga kubishobora. Kuko mu by'ukuri nubwo byagenze gutyo Darren yarankundaga cyane ku rugero rw'uko nageraga ahantu ari agahita aba ibuba gatuza ntashobore no kuvuga. Byagaragazaga yuko ari akantu mu mutima we agifite kuko nkunda. I think Jody forced her to love him kuko nibyumvikana ukuntu Darren yananiwe kumwangira kandi abandi bazaga yarababwiraga ati no, I have a boyfriend. But she was a real definition of love at first sight. And ni wa muntu wakundaga akanabigaragaza apana kubivuga gusa. Kandi sinicuza ko namukunze kuko hari byinshi yanyigishije nawe ashobora kuba atabizi ko yabinyigishije byagiye bimfasha muri next relationships. A recovery and a new chapter. In this part, I will explain how I recovered a breakup of Darren and I. And I will tell you how I met my new girl. Our story is very interesting. Her character name is called Shania, but her real name is Kenya. And it's okay to mention her name because she's a cool girl. See you guys, this was PhilphilosMotivator.